Bamwita Pirate, umunyarwenya ukunzwe hano mu Rwanda. Ubu ngubu tuvugana ubushinjacyaha RIB bwamutaye muri yombi. Ese wowe ubona uyu nguyu Pirate yazize iki? Dore ko abenshi bavuga ati se kari inama y'Imana, akari umunyarwenya, kari umuntu usetsa abantu cyane, ari umuntu uha ibyishimo nk'uko agenda abigaragaza muri Genesis, ari naho twamumenyeye. Ni umuntu cyangwa se ni umunyarwenya ubona ko ari kuzamuka neza, ni umunyarwenya ufite talented ikomeye, dore ko uyu nguyu bagenda bavuga ati uyu nguyu Pirate ararenze cyane, dore ko bigoye ko mwahura mukabasha kuba mutahuza, biragoye. Rero Pirate ubushinjacyaha RIB bwamutaye muri yombi ubwo yari mu gitaramo ca Bruce na The Ben hariya i Musanze. Ubushinjacyaha RIB rero bwamutaye muri yombi kuwa gatanu nimugoroba, igitaramo kimara kurangira bahise bamuta muri yombi. Ubu akaba aherereye ku murenge wa Muhoza, akaba ariho afungiwe cyangwa se agikurikiranwaho ibyaha cyangwa se agikekwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Ubwo rero niho aherereye. Pirate abenshi bakavuga ati se Pirate byagenze ute kugira ngo babashe kuba bamufunga? Murabyibuka ko yari ari gufana uwo bita Bruce Melody, agenda avuga ati Bruce ni wowe, Bruce ni wowe. Dore ko Pirate iyo yagiye mu bintu abijamo abigiyemo, ntabyo kuvuga ngo arashiramo imiyaga. Ubwo bari bahanganye we na The Ben, dore ko nk'uko mwabibonye The Ben nawe benshi bari biteye amarangi y'igikoko nk'uko yiyita igisamagwe, bamwita Tiger nk'uko mwabibonye. Rero ariko uyu nguyu Pirate we ikintu yakoze gifite itandukaniro cyangwa se ku buryo utapfa gukeka ibi bintu, yafashe Tiger, umuntu wishizeho nk'uko mwabibonye bari biteye amarangi ya Tiger, noneho abasha kuba yamushiramo ikiziriko mu ijosi, arangije arakurura. Twakibaza ati se ni ugufana byaba byararengereye cyangwa se Pirate niryo kosa ashobora kuba azira? Kugeza ubu ngubu ubushinjacyaha RIB nabwo bwatangaza icyo uyu Pirate yaba yarafungiwe, ariko nk'uko twabibonye ko bishobora kuba aricyo cyaha gishobora kuba cyaratumye afungwa, kuko iri ni ihohoterwa rikomeye. Kuba wafata umuntu ukamushiramo ikiziriko ni ibintu bitari byiza, cyangwa se ni isebanya riteye ubwoba. Ariko se wakibaza ati se uyu nguyu Pirate byari bimeze ute i Musanze? Dore ko Pirate yageze i Musanze hakiri kare, yirirwa azenguruka umujyi wose akuruye iyi Tiger nk'uko uyibona, ari kugerageza kuba yasebya umuhanzi bita The Ben, ariko nawe akagenda yamamaza umuhanzi bita Bruce Melody ari we 001. Byari bikomeye cyane rero, ariko uyu nguyu Pirate nawe ubwo ari mu maboko ya RIB. Sinzi wenda ukuntu RIB iri buze kuba yabitangaza, reka tubashe kuba twategereza tumenye ngo RIB iri kumushinja iki, Pirate ni ikihe cyaha yaba yarakoze. Ariko turebesheje amaso yacu murabona ko ibi bintu yaba yarakoze bitaba ari byo, kuba yafata ikiziriko akazirika umuntu. Ariko abenshi bakavuga ati se uyu muntu mu bigaragara yari yabyemeye, kuko ntabwo yamuhataga, ahubwo yarabyemeye, kuko bagendanaga n'agahato amushizeho. Ati ahubwo we ni imifanire ye ya Pirate yabashije kuba yazana, cyangwa se yazanamo mu mifanire ye akantu ka innovation.
nk'uko rero namwe mubibona, ubona ko ari ugufana nta cyaha hano kirimo. Rero RIB urabona ko yaba yaramuhoye ubusa, ariko ubushinjacyaha RIB nabwo burakomeza kuba bwamugenzaho icyaha nikibasha kuba cyamuhama, bakamenya ko uyu muntu bamushize ku gahato bakururaga, RIB nayo irakora ibyayo. Rero nshuti twakomeje kubona muri iki kiganiro, ngutse ko niba utarakora subscribe yikugerere kugira ngo ibintu biganiro byiza tuza tubagezaho bizobagera ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.